barabona 500 banduye malaria mu myaka ingahe ishize abantu bose kwamenya biroshe cyane bafatiye hariya mu buryo kamenya ati mu rubyiruko bihagaze gutya imibare byakora cyane so abahanzi rero byabyiza bagiye bakorana ni cyangwa se bategura ibitaramo bakorana n'ibigana RBC byanakora cyane no gutanga no kuducinjirizo n'iki n'undi bukangurambaga bugakomeza gutangirwa aho ngaho buryo ahubwo twanavuga na RBC gusa kuko ministeri n'ibigo bishye bafite ubukangurambaga bwinshi bakora nk'ubu ngo amazi iminsi bari mu bukangurambaga bwo gutera igiti. Why not mu mujyi wa Kigali utaprofita nk'iki kintu uvuga uti ahantu hari abantu barenga 800 reka tugende nde tunyuzemo iyo message tubabwira uti ni byiza gutera igiti kwera impamvu izi ibi ry'amasegonda b'iminuti ariko urumva hari igihe umuntu avuga uti ubwira umuhanzi ati no kwishyura ati twege rero kwishyura ntabwo umuntu yazaje gutanga itangazo ngahita yishyura ako kanya ariko ingingo y'imari yabyira hari ingingo y'imari nyine bihari nta mpamvu yo gufatirana umuhanzi ku rubuga rwe n'abafana be ngo ubagurishemo services zawe kandi ufite ingingo y'imari yabyo no kwitegura yihari kuko amafaranga ari bukangurambaga n'ingingo y'imari irahari ahubwo ikintu cyaba ni iki kuki mwumva umuhanzi yasuza bari abafana ku kuvuga ko ibyo bigo biba bitateguye ingingo y'imari cyangwa se yo gahunda ahubwo nabo ntabwo urabona akamaro k'ibi bitaramo bande aho ngabo bari muri ibyo bigo gute bataraka bisobanura gute baramusaba babizi buri gitaramo tukatubona barimo kubera iki se bajya muri za gare ndikuvuga ibitaramo kuki bajya mu mamodoka ndikuvuga ibitaramo haratiraniye abantu 10,000 ndikuvuga ibitaramo ntago nyine barabyumvamo ku buryo bufatika kushingira kuki none se bajye muri bingahe oya reka ngo urugero rufatika wibaza impamvu Farimeresa amaze imyaka birakora Gen Z atari akagiza abaterankunga abagize muri amezi abiri ashize biturutse kuki niko narimo kuzamo email zose yagiye abona za company zose nkuru se watekereza nubwira ati zo nibindi se reka tujyageze turebe ikizavamo gutwamamariza nk'umwaka turebe atakuze ko ushobora gusanga ufite abantu wana atwamarize turebe undi akanuga ati noneho we nge nzaza nje gucuruza inzoga nzaguha inzoga ucuruza ubwo bivuze ngo netse uri kumva umuntu aguteye ihe nkuru ngo nta nkunga baguteye nyine umva nyine azakamuro k'icyo gitaramo k'icyo kintu ntabwo aza kubwira gutyo yego ariko nanone si ibitaramo gusa tubona si byose hari itaramo abandi bumva kuko hari nk'itaramo twari tubona amabanki hataramo inkunga ya $42 $40 ariko nabo gasanga abikoze rimwe mu mwaka ntabwo abikora kabiri rero kiravuga nicyo twifatirana umuhanzi nyine kubera ko abonye platform muze ngo hanyuma ngo utabona urenze ngo twakugerageza ngo tukareba niba ikintu cyavamo ariko niko tuvuga yuko ikintu cyavamo gute kandi bona afite abantu bangana yishyuye 28 million ese ubundi ubwo urimo urumva uje kugerageza iki ese ibyo mvuga muri business iyi business ntabwo barayumva ariko ntabwo murahuriza hamwe abantu barenze 2,000 cyangwa icyo gihumbi cyose nujya gutegura advert y'abantu ntabwo wihita uyibona nanone twibaza abahanzi bafite ba marketing manager bafite ubuye bushobozi cya kintu kindi nahereyeho Venkere afite company nindugo gutegurira nje kukureba turavuganye ufite conseil umbwiye yuko kugira ngo ngiye dukane kuri inshuro ari 500 ku munsi wa kabiri ugiye kureba Peacemaker 200 hanyuma Peacemaker uravuze uti ni 200 ndakuba umuntu akora none se ko waje wanje ko kama uriya twamwe 500 ko Peacemaker aje kutureba kari kuvuga 200 nese umuntu yaramanutse uzaza mwijana uzaza zagwijana so bivuze iki bivuze ngo abantu bategura ibitaramo cyangwa n'umuhanzi yakwiriye kujya kwera bavuga ngo ufite standard ibintu byanjye ngo amafaranga avuze ari muri company ahubwo noneho yajya mu yindi akarushaho cyangwa se akaguma kuri yandi bituma company zivuga kandi koko uyu muntu ubushize dutera igitaramo dutera inkunga igitaramo yatse miliyoni n'uyu nawe umushaka ari gusaba miliyoni bivuze ngo uwo muntu afite standard y'ibintu bye rero ni hano nyine kumenya urwego rw'ibintu garuke muri twaje fest yaraye ibaye mwese mwayikurikiye abanyarwanda bose bayikurikiye ni igitaramo cyagenze neza ariko se ni igitaramo twavuga ko Eva Brava yasize akoze bimwe mu bugene hari imyambaro bari kugurisha ko nta muhanzi twabonye ari ku byiniro yambaye imyambaro Eva Brava no kubera iki nuko batari bazi ko ihari ntago bazi ko kwigwa ari kumushyigikira
aya nago abahanzi bari bateguriye imyambaro ya stage nago bagomba nago byari ngombwa ko bambara imyenda ya Bravan cyangwa se iri amashusho ya Bravan bitewe n'imiteguro ya stage yabo imyambaro bahisemo n'ijyanye ni stage bagiye gukora ari nesa nahinduye imyenda nk'ishoti cya kure eshatu muri yahinduye kuki nta irimo Eva Bravan nari bijyana na stage nibyo agiye gukora nibyo agiye kwerekana n'abandi bagiye bahindura so abayiguze ari nesano yerekana giti gishushanyije imyambaro ya bo ikintu bakoze nungikiye ko nuza kuri venkere binavuga ntabwo imyenda umuhanzi yari guserukana harimo kuba harimo iri ya Bravan yahanze iyo bibamo byari gutwara ikintu bakoze image zagaragaraga inyuma zerekanaga ubwo buzima Bravan yabaye hari nk'ishusho wabonye igaragaza ari mu bitaro yego ni ishusho ikindi kire bazanye umunyabugeni nyine wibutsa abantu Bravan we yarari ikindi none utembereye kuri arena hari igihangano cyari gihari kigaragaza Bravan wari nyine ariko gisanga yego ikibumbano yego uri kumva ko nyine aba design benshi nibitaye cyane kuvuga ngo se yaza jambe umwenda uri Bravan ntabwo ari intege nke yako baterekanye iyo myanya kandi iri ntacyo byica ahubwo twebwe abandi barayigura bayikuye he kandi ubona abahanzi bose nta numwe aruyambaye ntawe twabonye mu gitaramo ntago baje kuyigura kubera ko kanaka yambaye abataje barayigura bayivanye he mu abari batayigura kandi uri kuri stage atayigaragaza none se kuri stage yaje kumurika imyenda none se umuntu wateguye iyo state yateguye state ashyiraho ari mu bitaro ashyiraho n'ibindi yibagirwa art yakoraga art kutayigaragaje nagira myenda ya Bravan bavuga ko abaterankunga yarahangaga kubera iki batate ntabwo ari inenge nagira myenda ari ya Bravan wayihanze ngabari ikorerwa gusa hari abanyamideli batandukanye hari ba Sonia Mugabo hari nabandi abo ngabo bose rero ntago ko bambitse abo bahanzi ntago ni wanze bujye kuri stage ngo nuko yambaye umwenda runaka muri foto ya Bravan ngo ibwo ndi ugure yacurujwe hanze ya stage kuyo ushaka wese ajya kugura akawutahana ni kuri 30 nabonye baho ngabo nayo masaro nizo n'igisi cyose ariko nizo bari bazambaye benshi nabona bazambaye imyenda rero imyenda ntabwo imyenda yateguwe n'umuhanzi yavuga ati ngenda mbara gutya bijyanye na stage ngiye gukora ntago ajye kumurika imyenda ntago ajye kumurika imyenda ya ubwo butumwa burimo iyo myambaro byaba bupfuye ntabwo byaba ari sawa bwajya kure kuko akanya amafoto turi kuyabona ariko ntago tuzi ngo uyu mupira ntago baje kwamamaza iyo myenda rero hanyuma se tugamije kuyicuruza kwiragurwa none se ya Bravan turayigura gute rero hari ibyo yahanze imipira urahari warayibona ayo masaro arahari amasaro gusa iyo myenda ni y'abanyamideli batandukanye ntago bahanze baje kumurika imyenda batangaga bitari kuba bwiza burimo iyo myambaro irimo negativity away irimo amagambo runaka irimo big time irimo n'ibindi iyo myenda abahanzi baje kumurika iyo myenda igitaramo nicyo kwizihiza celebration of Brava ariko harimo n'ibyo yakoze imyambaro irimo kwambara imyambaro y'abanyabugeni bandi hariyo Eva Brava ifite turaza kubona ko biza guhurira he iyi myambaro iki kibazo cyacuruzagamo cyara ayo masaro iki kibazo ari maribaza ni nkwakibaza ngo kuki tutabonyemo Ankostin kandi ari we umuntu wamuzamuye yari ari muri management oya no se umuririmbyi se performance bakuririmba ni ukuvuga ngo cyangwa se indirimbo zose ko zitaririmba yego zitaririmba ni ukuvuga ngo ikintu gihari marayika ategura n'imyambarire yateguwe bajyanishije n'ubundi bugeni bwari buri ku ruhande kuki batanyashije n'ubwa Brava ni ukuvuga nk'urugero niba bafasha abantu bo mu bihame by'Imana bakaza kuri stage bakabyina indirimbo cyangwa se bagahamiriza mu ndirimbo yo gusakara bashwanyaga ko Bravan yabaye inshuti cyangwa se yabaye mu bihame by'Imana ni ukuvuga ngo umufana wari muri arena hari yibutse ko Bravan ubwo buzima bwo mu bihame by'Imana ntari yamayugi n'iki byose twumva mu ndirimbo yiwe yabifashijwemo n'ibihame by'Imana sibyo ni ukuvuga ngo Jire azamuka kuri stage afashe Bibiliya sibyo akanyura mu bantu akongera kugaruka afite agatebo ni ukuvuga ngo kwari ugushanya ubuzima bwa Bravan nk'umwemeramana buhuriye n'agatebo yarafite ibintu bibiri ibintu byinshi agatebo harimo indabo n'iki urasobanura gute ako gatebo rero nubwo ubuzima bwa Brava
ari umunyabugeni ikintu gihari iyi concert yari experience kwari ubuzima bwose bw'uyu munyamuziki. Ikindi bashizemo nyine niyo gakondo nako yihariye cyane ifite umwanya munini bitewe n'ibintu Buravan ashaka guhanga nyine n'amasambaraza kubigarwa mu kiganiro yatanze avuga uburyo Buravan ibyo yakoraga byose nyuma kuva muri Prix de Couverte amaze kwitwara yashaka guhanga nyine umwihariko w'umuziki we kubyo yamenye umwihariko w'umuziki we kandi koko nibyo berekanye harimo izo ntore zamiriza uwo muziki uko ucurangwa uko bawubyina ukabona ko harimo ya gakondo yaba mu miririmbire uko bahuza undi berekanye ibintu bya nko kuri bibiri harimo ubwo buzima bwa Buravan yabayemo mbere yo kujya muri Prix de Couverte za ndirimbo zaririmbaga zitandukanye n'izindi harimo bashyiramo ni album twaje bagiye baririmba indirimbo zitandukanye zirimo nka ni Yesu gusakara twaje zose bagiye baziririmba ariko uburyo nyine abahanzi bagiye bazihuriza hamwe ni kwakunga umwe kw'abahanzi uburyo Buravan nyine yabanye n'abahanzi bose nicyo bashaka kwerekana ubundi hari nicyo bashaka kwerekana ko yari umuhanzi ubana n'abahanzi benshi kandi koko babyerekanye uburyo ahuriza mu ndirimbo ye n'ikindi berekanye ko iyo umwihariko w'umuziki we yashakaga gukora nabyo nibyo bintu bamurikiyemo hariya ibyo bintu byo kuzanaga imyenda n'iki byose n'ibindi byo ku ruhande ntabwo ibyo byose bari guhita byerekana mu masaha abiri ahubwo butahara bo bazerekana iki n'abasiko bagusiki ni igitaramo cyabaye kibera muri BK Arena inyubako ihenze iri mu nyubako abahanzi benshi batigonda ariko bari bafite umuterankunga BRD cyangwa se banki itsura amajyambere y'u Rwanda ariko tujye mu mibare tujye muri details z'amafaranga twavuga ko ari igitaramo cyabaye gihagaze ku ngingo y'imari ingana gute n'amafaranga agiye mu bikorwa Janvier. Imibare ya hafi mfite ndabona ko nibura hakoreshejwe nibura miliyoni 70 mu gutegura concert yagiye kubihe bikorwa ni ukuvuga ngo niyo mibare ya hafi kugeza ubu mfite urumva urafata miliyoni 20 ndazino batanze kuri BK Arena ufate miliyoni 35 bahaye Rwanda Event ayo ngayo ni amafaranga ari ku ruhande wongereho ko abahanzi n'ababyinnyi bari bafite bisi batwara bango bisi kandi zingizi za VIP cyagiye kuvuga ngo bagiye gufata lunch bagenda muri bisi bose bari hamwe bagende bagaruke ibyo byose byarishyuye yaba ari bisi yaba ari lunch byose byarishyuye yaba ari ku bahanzi no ku babyinnyi sibyo no kuvuga ngo hari ikintu cyabayeho ntabwo babaye kuvuga ngo uyu muhanzi ni mukuru ngo tuamisha miliyoni 10 ngo eshana zaze habayeho gufata za ndirimbo zijyanye n'ibyo bashaka kugaragaza abahanzi barabaganiriza hafi ya bose nako bose bazi ubuzima bwa Buravan aho batakora indirimbo barabanye nka Jire yambwiye ngo ikintu abantu benshi batazi nuko kuri bonane buri mwaka Buravan yabaga ari mu rugo bivuze ngo uwo muntu arizi ubuzima bwe arabuzi cyane kurusha uwari wese nka rutishobora kuvuga ati jewe hari igihe twabayeho tumishuti birarenga kugeza ubwo twanaguranye indirimbo afatiya ye nari mfite anyuma naye amerezi bivuze ngo bana bahanzi bakozemo hano habayemo guca bugufi no kumva neza cause impamvu yo kuba hari rero iyo ubaze neza wabara hafi miliyoni 70 nibura ko bavuga ngo iyi concert yateguwe ariko ubwo ntubariyemo amazi ya ni backstage ntubariyemo wenda abandi bahawe akazi ikindi shyiramo iyo myenda banayikodesheje imyenda yakozwe ikaza ikajya hariya nubara neza ni concert itari munsi ya miliyoni nibura 80 birashoboka cyane dufate 70 yego nubu utavuga yuko bo amafaranga bayakuyemo ayo ngayo bashoye yego Venke na amafaranga wumva ko byanze bikunze udafite BRD cyangwa udafite umuterankunga w'umunyamafaranga ucuruza services z'imari byagorana ko umuhanzi yakwipevera BK Arena biraza gusaba ko abahanzi baza kujya mu mahema ya Kigali gusa mbona amasambo nabigarutse kuri iyo ngingo avuga ati ati abantu bategura ibitaramo n'abantu bafite inzu zitegurirwamo ibitabo cyangwa se ibitaramo batugabanyirize kuko nyine birahenze cyane gutegura ibitaramo muri BK Arena n'uri umuhanzi nk'abangaba benshi dufite mu gihugu nabakiri kuzamuka cyangwa se bakirimo gushaka kumurika izina ryabo rijya kuri standard runaka ntago amafaranga ahita yabona pe adafite umuterankunga ntago yabona ni ibintu bitashoboka kiretse afite undi muntu umushora amafaranga afite iyo label afite abaterankunga bavuze kandi barenze umwe ntago umuterankunga umwe ari buze kukupevera BK Arena ibindi none ngo nanone azabiguhereza bisa ko ufite abantu barenze umwe ni igiciro kiri hejuru bizasaba ko niba ari imitsi izabijyamo niba ari BK Arena izavuga ati reka tubagabanyirize koko muri abacu ariko birahenze cyane birahenze cyane kugabanya kuri BK Arena kugira ngo bishoboke
ni ibintu bibiri. Hari ukuba Venker ari umuhanzi tubona ko n'ubundi azuzuza Arena, cyangwa se babona ko nibasha kujyana 8,000 9,000 icyo gihe bagutera inkunga, kuko nk'ubu ngubu tuvuze nka Ben ntabwo avuga ko Ben azishyura 28,000,000 ko amakuru avuga ko ashobora bamugabanyije, bavuga ngo nabo barayakavuga ati nabo baragabanya barareba bati izindi umuhanzi afite